subscribe kuri Ndanda TV. Murakoze cyane. Alexis, turi kumwe nawe hano mu gitaramo cya Mbonyi nk'umuntu. So kuba Mbonyi akora sold out akenshi bigasubiramo n'umugisha w'Imana, si bya buri muntu, si buri muntu wabikora. So n'umugisha w'Imana, the guy is anointed. Rero n'umugisha kuba dufite Mbonyi, n'umugisha kugira Mbonyi nk'igihugu, n'umugisha kugira Mbonyi nk'abanyarwanda muri rusange, especially n'abanyamurenge, n'umugisha kugira Mbonyi. So kugira Mbonyi kudukorera bino bintu buri mwaka n'indirimbo duha zinezeza imitima yacu, usibye kuvuga ngo Imana yarakoze kumuduha kuba nta kindi kabisa. Murakoze. Mbonyi ararimba indirimbo zigera muri zingahe uyu munsi? Mu by'ukuri ni nyinshi cyane, ntabwo nahitamenya umubare nonaha. Ibintu by'umwuka ntawe ujya ubimenya, ashobora gupanga 10 akaririmba 20 bitewe n'uko umwuka ari kumuyobora. Mbonyi gatangira ari kuririsha. Murakoze. Mbonyi nta zindi featuring yafitanye n'abandi bahanzi twitega ko baba bari hano muri concert baza kuririmbana? Mbonyi hari izindi collabo afitanye n'abandi bahanzi twabitega muri iyi concert cyangwa? Mbonyi yakoranye hari abantu yahaye platform, niba niko nabivuga. Hari team yitwa Narada, mwayibonye, izina traditionnel Ndinzi. Narada nako iraririmba Indinzi na traditionnel. Urumva already n'abantu bakoranye na Mbonyi, which is good. Uhabwa agatuti nk'aka ngaka mu Kinyamurenge ni amahirwe, ntabwo ari buri muntu waguha agatuti. Urabizi ko agatuti kahenze, agatuti karabuze. Mbonyi niwe muntu we n'ibisigaye bitanga agatuti. Nko mu basitari b'abanyamurenge, Mbonyi ari ku mwanya wa mbere uhagarariye abandi bose. Niki twabwira abandi bashobora kurebera kuri Mbonyi? Niki bakora kugira nabo bagere kuri iyi level? Murakoze. Abasitari bene wacu nta kindi kintu twababwira. Bene wacu bavuga ni kugeza no ku sitari. Bene wacu uvuga ni mu bwoko bwacu, usibye kwigira kuri Mbonyi. Buriya ni amahirwe kugira umuntu wakubanjirije. Iyo ikintu ugiye kugitangira nta wundi wagikoze birakugora, urwana n'urugamba rwo kwishakira inzira, ugakora mistake nta muntu wazi gukosora. Ariko iyo ufite undi muntu wakubanjirije, kabone n'ubwo mutakicarana ngo akubwire, byonyine kwigira ku rugendo rwiwe bikurinda kuba wakora ama mistake menshi muri iyo kariya cyangwa se muri icyo kintu urimo hari umuntu wakikubanjirije. So bene wacu b'abasitari rero ni byiza kuba dufite Mbonyi nk'icyitegererezo, kunyura mu murongo cyangwa se kunyura mu buryo yagiye akora. Dufite amahirwe yo gukosora twakora ibyo yari atarakora, dufite n'amahirwe yo gukosora ibyo twagakoze nk'amakosa, kubera ko hari mukuru wacu wabikoze agakora we bitarimo amakosa. Biratworoheye kudakora amakosa kubera ko dufite already umuntu uciye mu nzira nziza waduhanuriye. So ni amahirwe rero kugira twitegeye Mbonyi mu Minembwe. Ntabwo wenda ni muri timu imenye ibintu Mbonyi agiye gukora imbere, gusa ngiye ni muri timu, hari ibyo nshinzwe muri timu, n'inshingano mba nahawe. Mbonyi ngiye ni boss wanjye, akaba n'umuvandimwe. So why not? Nubwo warabibonye mu kinyamakuru kwa Irene yarabivuze, naje mu Minembwe nzoba ndi kumwe nawe, naje nzokora indirimbo yaje ya mbere. Murakoze. Alexis, nawe wateganya gukora indirimbo? Tubona umudamu wawe ari muri timu iririmbira Mbonyi, nawe ukaba uri muri timu ifasha Mbonyi. Ese nta kuntu mwaducishirizamo akaririmbo namwe? Ujye umenya umugambi w'Imana ufashe Mbonyi mu myaka 30 ishize, ntabwo yari azi ko yaba ari kuririmba. Umugambi w'Imana nta muntu uzumenya. Ushobora kutaririmba twebwe, ariko ufite umukobwa asigaye arira nkumva afite kinziza, yari kuririmba njye mpita mbitekereza mu buryo bw'umuziki. Rero afite kinziza, ntawamenya iby'Imana. Ariko for now turi kuri Apeti Show, abantu bagenda bakora subscribe, tubafitiye ibintu byinshi. Murakoze Alexis kuduha aka kanya. Abantu bakore subscribe kuri Ndanda TV. Murakoze cyane.